namubuza ayo magambo ejo bundi ngera gutya ati runaka ntago ari umuhanuzi si bukeye ngiye kumva numva undi nawe ati nta mukene uzajya mu bwami bwo mu ijuru kubera ikirere izi kibibatera ni ikibibatera ni ibintu bibiri giye gutangaza. Icyambere ninda nini, icya kabiri akabari ishyari. Iyo uri umuntu w'Imana wumvira Imana, ariko iyo uri umuntu w'isi uvuga iby'isi bakakumvira, ariko iyo uvuze iby'ijuru ntago bashobora kukumvira. Yesu ari gutanga akazi, ariko ibaze izina ryitwa Yesu ririmo gucuruzwa kuri iyi mihanda. Indaya iraza kavuga ngo Yesu, umupfumakazi akavuga ngo Yesu. Iyi 2023 iraje kuzaba iraje garagaza abiyita abayuda atari abayuda. Nigeze kubwira abandi babwira ngo abagore benshi bari kuri social media bari he, abaje bavuga ijambo ry'Imana, abaje bavuga ubuhanuzi, abaje mbese bavuga ati dera aba nabakozi b'Imana bari he, abagihari se bari hehe? Ati wanyatse 800 ati kubera ko umugore wawe ngo amfatiye ku mugore. Uje kubivuga nawe ni umugenzi bose si abahanuzi. Si umuhanzi n'uwo ngo nawe ni umuhanuzi se. Iki ngeze kere yamufashe agati ngo yamuteze umugore we kugira ngo amuhe 100,000 ngahe. Yamumuteze gute kugira baryamane? Kugira ngo baryamane. Undi mutipa araza aravuga ati ngewe rega eterega buriya ndagukunda sheri. Abwira umugore Ezekiyeli. Yabwira umugore wa Ezekiyeli ati nahindutse sheri wawe ryareterega buriya ngenda kwemera. Ati nureba buriya Ezekiyeli impamvu abyara agapfusha, ati nukubera karandezi wabo, ariko ngewe tubyaranye tibyaba ari sawa. Cyekora mugira ibirori kwera. Cyekora mana weza abagaragu bawe cyure isirananiwe. Urumva yisi igezevo ukurira umusozi jugujugu kavana ukagera runaka ugafata amafaranga yawe ukishyura ngo ngiye gusenga amasengesho y'ubupfapfa n'ubupfayongo kugira ngo uvuge iby'isi abisi bakumvire. Icyo cyonyine akaba ari cyo uharanira. Sinakubwiye ngo iyi mihanda ije kugaragaza abantu b'Imana n'abantu ba Satani. Ntago ibi bintu nabikubwiye. Hanyuma umunyabyaha rero wumverera abagiye gucuruza utubari. Mu ruhu ngo asarura runde. Nagenda acuruza akabari aze ariko amana. Yes, reka nanjye mbasuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kwa mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimire aho mwamuhereye hose, yaba ari hano mu Rwanda, mu Burundi, diaspora ndabasuhuje, kandi reka mubwenge amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera ndi kumwe na Prophète d'Amour. Nishimiye kongera kubana ku Isezerano TV. Murakoze kuduha ikaze Evode. Mumeze neza? Ndashima Imana. Gusa ndabona ikirere kibyutse cyarakaye. Mbe imeze nabi. Ikirere cyahindutse ariko nyeka ko iyi mvura iri kugwa ari y'umugisha. Kubera iki yise y'umugisha? Uzivumbe ryari maze iminsi rihari. Hamaze iminsi hariho ivumbi ryinshi. Yateye ubwoba. Yego. Okay. Tamu. Karame. Mukanya rero mubwiye tuduhere kuri iyi mihanda. Iyi mihanda bimeze bite? Katubanze dusenge. Twinjire ku mihanda. Mbere yuko twinjira kuri iyi mihanda. Ngaho turagize Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. Turagushimiye Mwami Yesu. Izina ryawe nirekirwe hejuru. Uri umungeri mwiza, uri umutabazi, ntuhinduka. Witwa Imana ishobora byose, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isiraheli. Turagushimiye Mwami Data wa twese ko wabanye natwe, urinda umuryango wa Evode, urinda abakunzi b'Isezerano n'abakurikirana Isezerano TV ndetse n'abakurikirana Agakiza TV show. Mana Data twese ibyo ndabigushimiye kukomeze kubarinda.
aya masaha rero mwami data wa twese tukugize uwa mbere muri iki kiganiro ngiye gutambutsa ntaba ari njye ahubwo haboneka izina ryawe mwuka wera naganze kandi imbaraga za mwuka wera ziganze muri iki kiganiro nsabye imitima yumvira kugira ngo uyihe kuhumuka cyangwa se kugira ngo uyihe gukorwa ku maso ibashe kureba iby'iki gihe ngaho ndasenze mwami Yesu kugira ngo uze kubana nanjye bana n'akanwa kanjye ahubwo reka mwuka wera aganze ku buzima bwa buri muntu wese kandi nyemerera nkubere mikoro ubashe kurangurura ubwire abafite imitima imenetse ubwire imbohe ubwire abarushye n'abaremerewe nyemerera data wa twese ubwami bwawe bwururuke ku buzima bwa buri umwe wese urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye amen. Damu karame Evo bino ni amahoro bo ntago ari amahoro hamwe ni amahoro ubundi ntago ari amahoro se wari uvuze ngo duhere kuri iyi mihanda tujye gutaha akabari se akabari akabari ndabona nsigaye mbona n'abakristo cyangwa se n'abarokore asigaye bacuruza n'ubu bararika Evo ariko ngo ni ukwihangira imirimo da ngaho mbwira rero wari uvuze uti duhere kuri iyi mihanda iyi mihanda ibintu bisigaye mbona ari ikibazo kugira ngo uzabone umukristo n'umupagani nsigaye mbona byose ari kimwe barasa yego mvuze ayo magambo ejo bundi ngera gutya ati runaka ntago ari umuhanuzi si bukeye ngiye kumva numva undi nawe ati nta mukene uzajya mu bwami bwo mu ijuru ati kandi burya umukene arega baranuka nitegereje nsanga kandi abo bose babivuga bose n'abitwa ngo ni abakozi b'iki b'Imana so kibaza ukavuga ati ariko ko kaba ni abakozi b'Imana ngewe nkakusanya n'amakuru cyangwa se n'iby'Imana iba yambwiye nkasanga iby'Imana ivuga koko n'iki ni ukuri Imana yerutse kumbwira ngo harimo abantu bazi ngo ni abakozi banjye ariko atari abakozi banjye ndangije nibwo numvishije ayo makuru negeranya n'ibyo Imana yambwiye sanga Imana ibyivuga biba bihari kuko nujya muri Bibiliya uzasanga handitswe ngo abanjye n'abamenyeho kera kandi bariho ikimenyetso cy'amaraso yanjye rero umuntu w'Imana Evo reka mpite nabivuga gutya umuntu w'Imana hava akagera ntago ashobora kuvuga amagambo adafite 12 ahubwo avuga avugishijwe n'Imana erega abantu ntibakemera guhugurwa umwana muto ntiyahugura umukuru n'umuntu mukuru ntagihugura umwana bari muri viziyo kuko nugerageje kuvuga ukuri ntago bakumva ariko vuga ikica ubugingo baraza birukanka urumva aho isi igeze ntabwo ibyica ubugingo byo babyumva vuba cyane ibyica ubugingo bahita babyumva vuba babisamira hejuru ariko zuvuge ngo Imana irambwiye ngo va mu byaha ahita akubwira ngo na runaka usambana nabanza agere gute yihane izina ry'Imana rikahita ritukwa ako kanya
ariko mbwire aba bantu bari kugenda bavuga amagambo nk'ayo biboneye, ariko nkeka ko atari ahubwo atari Imana iba yababwiye ngo baze bavuge, nkeka ko atari Imana iba yabatumye, ahubwo ni ubwabo ni ibivuye mu mitima yabo baba barimo gusakaza cyangwa se ku bantu, kuvuga ku bantu. Biriya ntabwo ari byiza, gusa igihe cyabo kizagera, kigiye kugera. Niko nikundira kuvuga igihe cy'umuntu. Hari umuntu ejo bundi nabwiye Evo, ndamubwira ngo buriya ngo mu bantu haba harimo uruntu, mu bantu haba harimo uruntu Evo. N'abakunzi b'isezerano babyumve neza, mu bantu haba harimo uruntu. Akenshi mu bantu haturukamo nka 10, nimba ari abantu 100, haturukamo abantu nka 2 bakaza bakahita basenya ibyo umaze kubaka, cyangwa se umuntu umwe agasenya ibyo wubatse. Kubera ikirere izi kibibatera ni iki? Ikibibatera ni ibintu bibiri giye gutangaza. Icyambere ni inda nini, icya kabiri akabari ishyari. Ngo bamwe ninda cyangwa se kimwe ninda, ikindi ni ishyari. Kuko umuntu ufite inda nini iyo ageze mu by'Imana arabayuza, mbese ntago arobanura, byose arakira, byose akakira. Abasambanya akakira, abaroza akakira, byose nta kintu na kimwe asubiza inyuma. Kubera ko yaje ashaka ikintu cyitwa amafaranga, ntabwo yaje ashaka gukorera Imana. Ashobora kuza avugira Imana akavuga ati uriya muntu ni umukozi w'Imana, ariko afite intumbero ye cyari gushaka. Ibi nibyo turimo rero. Icya kabiri, umunyeshyari ntabwo ashobora guhura n'umuntu w'umunyakuri ngo bazakorane. Icya mbere iyo amubwiye ati we genda wigishe kuri ibi ngibi, undi kwera ko ari mu mwuka w'Imana aravuga ati oya, ngewe mfite uko nahamagawe, akahita amutenga cyangwa se akamwirukana. Umuntu w'ishyari, niyo ushimye Imana mu rusengero ukavuga ati ndashimira Imana ko yankoreye ibi n'ibi n'ibi n'ibi, undi ahita avuga ati ntuzabibone. Urumva tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Noneho aba bagenzi bacu, aba bene data b'Abarundi, ejo bundi Imana yerutse kumbwira, arambwira ngo igihugu cy'i Burundi Imana igiye kugiha umugisha. N'ubuhanuzi se turi no kuvuga se ku by'iyi mihanda. Imana igiye kugiha umugisha. Ni iryo jwi yambwiye biturutse kuki? Ku Murundi kazi narindi gusengera. Nyumva ijwi rimwe ngo Abarundi ngiye kubaha umugisha. Evo, bundi deri ikintu kitwica ni uko utumvira Imana. Yego. Ariko ubundi Imana irakora, kandi Imana iratabara. Yego. Umwana w'umuntu yaremewe ibyiza, ntabwo yaremewe ibibi. Ahubwo bitewe na kamere muntu n'ibyo twigishijwe, nibyo bituma twanga kumvira Imana. Kwa gatanu turi gusenga, nigishije abakristo ndababwira ngo iyo uri umuntu w'Imana wumvira Imana, ariko iyo uri umuntu w'isi uvuga iby'isi bakakumvira, ariko iyo uvuze iby'ijuru ntabwo bashobora kukumvira. Ndangije ndababwira ngo Imana yiremeye umugore n'umugabo, irababwira ngo ntimuzigere murya kuri kiriya giti. Ati urumva wa mugabo? Ati yego. Urumva nawe wa mugore? Ati yego. Umubi Satani araza aravuga ngo nyamuneka ngo harya ngo Imana yarababwira ngo ntimuzigere murya kuri kiriya giti.
umugore ati yego. Ati bari abashutse barababeshya. Ati ni ukugira ngo utamenye icyiza n'iki n'ikibi, tiryaho wowe wumve. Ariye yumva kararyoshye, ahereza umugabo ati ngwino mugabo mwiza kandi nkunda, nawe ryaho. Umugabo agize gute ariyeho. Ako kanya Imana yari ababwiye ngo nimuzigere murya kuri kiriya giti, banga kumvira Imana. Kuva na mbere hose umwana w'umuntu ntiyigeze yumvira Imana. Ndangije ababwira ngo nimba umwana w'umuntu Imana yiremeye bwa mbere Adamu yarasuzuguye Imana, umwana w'umuntu uvutse ejo bundi ni wowe azuba? Numva byashoboka ivo? Nimba umuntu amubwiye ati wowe nsengera, undi akavuga ngo banzuma amafaranga, ukeka ko Imana yamutumye amafaranga? Cyangwa ahubwo nibiri mu mutima we arimo gushaka kwitirira ngo ni Imana iba yamutumye? Namye mvuga ngo abantu benshi Yesu yabahaye akazi kubera izina rye niryo rimugo, mbese izina rye yitwa Yesu riri gucuruzwa kuri iyi mihanda. Yesu ari gutanga akazi, ariko ibaze izina ryitwa Yesu ririmo gucuruzwa kuri iyi mihanda. Indayirazi kavuga ngo Yesu, uranyumva neza Evo? Umupfumakazi akavuga ngo Yesu, n'umurozi kazi bakavuga Yesu. Ariko Bibiliya ivuga ngo urabikora nka kwihorera, ukagira ngo mpanywe nawe, byose nzabishyira hanze imbere y'amaso yako bikurikirana. Ndangije mbwira abakristo bababwira ngo dore impamvu ituma tuvuga iby'Imana, bamwe bakabyumva, abandi bakadutuka bakanadupinga, abandi bakavuga ngo muba mwashonje cyangwa se muba mwaje gutuburira abantu. Dore impamvu. Fata Bibiliya yawe Evo, somera Yohana Yohana wa mbere ibice 4 uhere ku murongo wa 4. Bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje, yego, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Abo n'abisi nicyo gituma bavuga iby'isi, abisi bakabumva. Wumvishije Evo? Nicyo gituma bavuga iby'isi, abisi bakabumvira. Niyo mpamvu umuntu azaza akakubwira ngo dore runaka namufashe hari yageze gute asambana, ugasanga iyo nkuru yagurutse, abantu benshi barimo kugenda bashaka kureba iki, ngo runaka yageze gute yasambanye. Hanyuma wowe nuza ukavuga kuva mu byaha, ati nyamuneka ava mu byaha, bazagutera amabuye, bazakubwira ngo nawe uri kimwe n'abandi bose. Kubera iki? N'abisi. Uranyumva? Komeza uwo murongo wumve, komeza usome kuri 6. Hanze ngo ariko twebweho turi ab'Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari wo. Amen. Amen. Iby'iyi mihanda urumva ijambo ritabisobanuye. Nagira ngo mbwira abantu, hari abantu bazi ngo barimo kuvugira Imana ariko barimo kuvugira Satani. Ijambo riravuga ngo bana batoya muri ab'Imana, kuko uri muri wowe aruta uri mu bisi. Impamvu rero Imana iri muri wowe bigatuma ukora iby'Imana ishaka, nuko uri umwana w'Imana. Nuza ukabona waba uri umwigisha, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umuhanuzi, waba uri umushumba, waba uri umupasitori, uri kwigisha ibijyanye n'iby'Imana ishaka, umuntu w'Imana hava akagera aho ari hose azakumvira. Ariko utari uw'Imana, urumva ni abantu babiri Evo, hari umuntu w'Imana, hari n'umuntu w'isi. Uw'isi ni uwuherero, ni uwa Satani. Ni abantu babiri, uw'isi ni uwa Satani. Hari uwo nigeze kumva avuga ngo Gahini na Beri, buriya ngo Gahini ni ikibyarwa
cya Satani. None Abeli akaba ari umuntu w'Imana. Ndavuga ngo nimba ari uko bimeze koko, mu isi turi abantu babiri kandi turi guhangana n'imyuka ibiri, umwuka w'Imana n'umwuka uyobya. Hanyuma kandi uyu mwuka uyobye ubaye mwinshi, kandi abantu bayobejwe no kutumva cyangwa se no kutumvira. Kubera iki? Banze kumvira Imana, bumvira abantu. Imana iherutse kumbwira ngo abantu nibakinyumvira basigaye bumvira abana b'abantu. Ariyo mpamvu ubona umwe aza akavuga ngo nta muntu, ngo nta mukene uzajya hehe mu ijuru. Urumva ivo? Ngo nta mukene uzajya mu ijuru, kandi ngo nta n'umukene, ngo uyu mukene, ngo icyambere ngo umukene aranuka. Urumva? Undi araza akavuga ngo ngewe runaka ngo yanciye ibihumbi 800 ngo kubera ko ngo yamfatiye hehe ku mugore. Urumva mbese? Kandi aba bose bari kubivuga nabitwa ngo nabakozi b'iki b'Imana. Ukatekereza ngo umuntu w'Imana aza kuvuga ngo nta mukene uzajya mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo iki? Imihanda bamugane ko numva yatari. No sara bavuze ngo bamufate ku mugore. Ngo iki? Yehorere. Umuntu evo narababaye. Gusa nuko Imana ari inyembabazi. Navuze yaba ari Imana ko nari inyembabazi yatumariye ku icumu, yatwishika turimbura bitewe n'ibyaha byacu. Ntabwo simvuze ngo umwe yaraje aravuga ngo nta mukene uzajya mu ijuru. Fata Bibiliya yawe dusome, wumva ukuntu Bibiliya ivuga. Matayo 5 uhereye ku murongo wa mbere wumve, kuko ndashaka ko uyu munsi cyo kudusomesha Matayo 5. ndashaka ko uyu munsi tubwiza abantu kuri, tubwira abantu. Usome uhere ku murongo wa 3. Matayo 5 umurongo wa 3. Hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Sawa rero. None umuntu ujya kuvuga ngo nta mukene uzajya mu ijuru, ni Imana yabimubwiye cyangwa n'ibyigisho aba we yapanze akavuga ngo ngenda niyigisha ibi n'ibi kugira ngo nkomeze kuri social media? Reka nkubwize ukuri, iyi social media yagushije abakozi b'Imana benshi. Ibi ndabivuze. Iyi YouTube abari baje bafite mwuka w'Imana waragiye. Kubera iki? Nimbuzi neza kuri umukozi w'Imana ukabuza kuri YouTube, nanjye ndimo. Ariko nudasenga urazasengera. Nabwiye abantu, ndababwira ngo Yesu yabwiye intumwa, arababwira ngo ni ngenzi nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo, nawe uzajya kwa data namujyanye. Intumwa ziramubwira ariko se data buje ko urutubwira ngo data ubundi do data ninde? Yesu abwira intumwa ariko reka mbabaze, igihe nabaniye namwe rwose nimuramenya koko kumbonye ababonye data? Abantu rero bazi ngo bari muri Kristo Yesu, kumbi bari inyuma ya Kristo Yesu. Ubu nambaye iri kote n'iri shati murabireba, ariko ikirimo imbere ntago umukiza. Niyo mpamvu umuntu uri muri Kristo Yesu akora ibishimwa n'Imana. Nimba uje ugatangaza amakuru ukavuga ngo nta muntu n'umwe, nta mukene n'umwe uzajya mu ijuru, Bibiliya itubwiye ngo iki? Hahirwa abakene mu mitima yabo. Umuntu wese uzi ngo ni umukene, Imana ikura ku cyavu kicazanya n'ibikomangoma. Hari impamvu Imana yagukuye hariya. Ari abantu bamaze guhaga bibagirwaho Imana yabakuye. Ibi narate ntago icyo kiganiro nigeze kugitambutsa nkaho gatari abantu bamaze guhaga bibagirwaho Imana yabakuye.
se kimaze gusohoka simbonye umwe ahise avuga ngo nta mukene n'umwe uzajya mu ijuru, ngo abakene baranuka. simbuvugiye ahangaha iyi 2023 iraje kuzaba iraje igaragaza abiyita abayuda atari abayuda. Ariko se Damu, reka ndagira ngo umfashe cyangwa se ufashe n'abadukurikiye. Hari igihe umuntu ashaka kuvuga ibintu kubera context yabivuzemo. Uramba urangiye ibyo ntago nigeze mbyumva. Nakomeje kubona bicaracara ariko ntago nigeze ngira ntuza yo kubyumva. Yego. Kuko hari ibintu ngiye ntagishaka kumva mu mutwe yanjye. Context yabivuzemo. Warakurikirana ikiganiro wenda wumva ibyo yashatse gusobanura. Kuko hari igihe umuntu avuga ibintu ariko afite ibyo ashaka gusobanura, abantu tukabisamira hejuru ariko ntitwite ku cyo yashatse gusobanura cyangwa kwigisha abantu. Sinzi niba wowe warabashije gusobanukirwa cyangwa se kumva ikiganiro cyose ngo umenye icyo yashaka kwigisha abantu. Nyuma naje kugera gutya mbona ikindi kiganiro yakoze, bisa nkaho ari nko kwereka ko atigeze avuga nabi, ariko kenshi buriya mbere yo kuvuga ijambo riturutse mu kanwa kawe jya ubanza Bibiliya ngo ujye ubanza ugaragura ururimi rwawe inshuro 7 umenye iryo jambo ugiye kuvuga uko rimeze. Erega reka nkubwire Evo, abantu tubwira barize n'ababivuga nabo barize, ariko hari ijambo ushobora kuvuga rikahita rikwereka uwo muntu cyari cyo cyangwa se n'uwo ari we. Nigeze kubwira abandi babwira ngo abagore benshi bari kuri social media bari he? Abaje bavuga ijambo ry'Imana, abaje bavuga ubuhanuzi, abaje mbese bavuga ati dera aba ni abakozi b'Imana, bari he? Abagihari se bari hehe? Harabu uko baje bashyushye buri muntu wese ati dere runaka ari umukozi w'Imana, runaka ni umukozi w'Imana, runaka bari hehe? uzi impamvu y'ibi bintu birimo kugenda bicaracara gutya na gutya na gutya. Navuze ngo nukubera cyambere ni inda nini ari wo murengwe hakabamo n'ishyari. Uranyumva neza Ivo? Bishyize ku rundi rwego. Rega buriya iyo umaze guhaga hari umugani mukira bavugaga ngo ugaburiye umwijusi ngo bararwana. Niko numvaga bavuga. Yego. Akenshi abantu Imana yakuye hasi ari umukene, iyo ageze ku rundi rwego rwo hejuru Imana yamutabaye yibagirwa aho Imana imukuye. Impamvu ibi bintu wenda wambaje ikibazo ngo ashobora kuba yarabivuze mu yindi sanse. Yego. Abantu bakabifata uko bitari ariko ryavuye mu kanwa ke. Aha, twikomereza ku bindi warukiri gusobanura. Nyiri gusobanura. Ejo bundi ngeze gutya Ezekiyeli ati wanyatse 800 ati kubera ko umugore wawe ngo wamfatiye ku mugore. Uranyumva neza? Uje kubivuga nawe ni umugenzi we. Bose si abahanuzi, si umuhanzi. N'uwo ngo nawe ni umuhanuzi se? Iki? Yego. Niba ngo ni umuhanuzi kandi Ezekiyeli nawe ni umuhanuzi. Nawe ni umuhanuzi, akaba ari n'umuhanzi, akaba ari n'inshuti ye. Akavuga ko ngo yamuteje Ezekiyeli yamufashe agati ngo yamuteze umugore we kugira ngo amuhe 100,000 ngahe. Yamumuteze gute kugira baryamane? Kugira ngo baryamane nga amuhe 100,000. Urumva umutego mu bya bindi byo nakubwira ngo uyu muhanda nutica abantu urabakiza. Kumbi ibi bintu akanzi cyari kibyimbye giturika.
kumba umutipe koko kumbi yagiyeyo Ezekiyeli yagiye ahantu umugore ngo aramuhamagara ati ariko mugenzi wawe si mwiza ati se bimeze gute ati nyamara ngwino ati ngwino umutipe aza yirukanka yinjira mu cyumba ariryamira undi mutipe araza aravuga ati ngewe rega buriya ndagukunda sheri abwira umugore Ezekiyeli yabwira umugore wa Ezekiyeli ati nahindutse sheri wawe ryareterega buriya ngenda kwemera ati nureba buriya Ezekiyeli impamvu abyara agapfusha ati nukubera akarande z'iwabo ariko ngewe tubyaranye tibyaba ari sawa cyekora mugira ibirori kwera icyo kora mana weza abagaragu bawe cyure isi irananiwe urumva y'isi igeze evo niyo mpamvu navuze ngo Imana niyeza abagaragu bayo bacyure isi niyo mpamvu navuze ngo Bibiliya niyo mpamvu yatubwiye ngo bana batoya muri ab'Imana kuko babandi mwabanesheje kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi niyo mpamvu aba bantu bavuga iby'isi ab'isi bakabumvira ariko twebweho turi ab'Imana tuvuga iby'Imana ab'Imana bakatwumvira niyo mpamvu nje gutangaza ubu butumwa kugira ngo ab'Imana babyumve hanyuma nabumva iby'isi bakomeze babyumve n'abasesengura bakomeze babisesengure n'abatukana bakomeze batukane kuko n'ab'isi nyine hari itandukaniro ry'umwana w'Imana n'umwana w'isi uwo kurimbuka azarimbuka n'uwo gukira azakira nagira ngo ntangarize abantu umwana w'ubugingo arahari Umusiramu niwe wavuze ngo haki ya Mungu umwana w'ubugingo arahari uko niko kuri kw'Imana umwana w'ubugingo arahari niyo mpamvu aba bantu barimo kuza bashaka gutukisha izina ry'Imana kubera iki inda nini iyi tumbu niyo mpamvu aba bantu barimo kuza bafite akarimi keza ariko imbere biyambitse imbere ari amasiga aryana ariko ibaze ugiye hariya bagufatiye ku mugore w'abandi noneho ibi bintu urabizi neza ko wabikoze hanyuma wowe uraje wavuze ngo runaka ngewe yagize gute ariko mureke mbabwire nuribuka mvuga ngo iyi 2023 ije gupima ije kugerageza ije gupima abantu uribuka mbivuga nahise mpamagara Ezekiyeli ndavuga ati Ezekiyeli reka nkubwize ukuri hagati yawe n'uyu nguyu mwembi mugiye ku kintu cyitwa igipimo ni ikihe rero Ezekiyeli agiye guhangana n'urugamba rwo kurenganura umugore we urumva hanyuma undi nawe wavuze ngo nafatiwe kwa Ezekiyeli agiye guhura n'ikibazo giturutse kuri we kandi ari wagiteye bituma umugore we amufata ukundi kuntu cyangwa se urugo rwe rusenyuka kubera iki ukuri kurahari Ezekiyeli agiye gushyira ukuri hanze yari yarahishe bituma urugo rwe rugira gute ruzamo umuraba ntabwo turi abacamanza ntabwo tuzi ukuri reka twikomereze ubwo nanjye urumva narindi kukubwira iby'iyi mihanda uwari umushumba yita ajya ku musozi ati ngewe runaka muhiritse aha hantu urumva iby'iyi mihanda amasengesho y'iyi minsi urumva yivo amasengesho y'ubupfapfa niyo ari kugira gute niyo ari gutuma uza ukatukisha izina ry'Imana ayo ni amasengesho y'ubupfapfa yego ukurira umusozi jugujugu ukavana ukagera runaka ugafata amafaranga yawe ukishyura ngo ngiye gusenga amasengesho y'ubupfapfa n'ubupfayongo kugira ngo uvuge iby'isi ab'isi bakumvire icyo cyonyine akaba ari cyo uharanira kubera iyi mihanda bundi hari ikintu abantu bazi ngo bariya ngo runaka ngo ni umukozi w'Imana kumbi ni umukozi
wa satani. Abantu benshi bari gukorera satani. Buri Imana nikubwira ngo nyamuneka mwana wanjye senga rimwe cyangwa usenge kabiri, senge gatatu, usenge kane kugira ngo ngukureho imyanda cyangwa se imyaku n'imikoshi. Abantu bari kugendana n'imyaku y'abana b'abantu, bagenda babasiga. Ndaguha urugero. Umuntu aravuga ngo ngewe ngiye mu nzu y'Imana ngiye gusenga, ariko akajya gusenga ashaka kugira gute kuyumva icyo Imana ivugana nawe. Akajya no mu bapfumu kugira ngo yumve icyo bamubwira. Agashaka iby'Imana, agashaka n'ibyo mu isi. Harimo, reka nkubwize ukuri, sureba kuri iyi social media aba bantu bose uri kubona hano kuri iyi mihanda barimo kuvuga izina ry'Imana ariko batukisha izina ry'Imana. Nkubwije ukuri, nkurahiriye izina ry'Imana ihoraho. Harimo abakozi ba satani kandi bakorera abapfumu. Bakorera abapfumu? Bahembwa ku kwezi bakishyura kugira ngo baze bamamaze ibikorwa byabo, kumbe barimo kwamamaza satani. Kandi kuri iyi mihanda harimo n'abanyamakuru. Ahubwo isezerano yubaho. Imana igukomereze isezerano evo, igukomereze isezerano, iyicano iyikomeze mu izina rya Yesu. Amen. Kandi iyicano mpagaze mu butware bw'isumba byose ndayivumuye mu izina rya Yesu. Nyitongeraho amaraso ya Yesu. N'abakunzi b'Isezerano TV mbatongeraho amaraso ya Yesu. Amen. Kandi inyatsi n'icyangiro cya kiri bariho nyibakujeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kuko ndi umuntu w'Imana. Amen. Erega buriya reka nkubwize ukuri evo. Nimba uri umuntu w'Imana, n'icyo icyo uzavuga cyose Imana izagiherekeza. Yego. Umuntu umwe mperutse kumubwira, ndamubwira ngo nimba uzi neza ko ushaka ko Imana ikurengera, ubanza ureke kujya mu bapfumu. Ubanza ureke kujya mu butinganyi, ubanza ureke ubwo busambanyi, hanyuma nurangiza uzukizwe neza. Abantu ntibagishaka gukizwa, ahubwo basigaye bashaka iki? Basigaye bashaka ibitangaza. Niyo mpamvu aba bantu b'isi rero bakunda ibitangaza kubi. Ntago bagishaka gusoma ijambo, ntibagishaka kumva iby'Imana. Kubera iki? N'abisi. Imana yarambwiye ngo nzatangariza abantu ngo ngo ifite abana bayo, hari n'abana ba satani. Ubwo nimba uri umuntu w'Imana urahita umenya icyiciro urimo. Nimba uri umwana wa satani uramenya uwo ukorera. Umuntu ukorera Imana n'ukorera satani niba azajya bahura mu rusengero, ingumi zizajya zivuga. Niba hurira muri korari bahita bavuga ngo uriya nta jwi ryiza afite, mu mushyira inyuma. Uriya ni umukene, mu mushyira inyuma. Twafashe umusambanyi hariya mu itorero, niyo mpamvu tugutenze. Niba reba basange ni umukene, ariko nibasanga afite amafaranga bareta mubwira ati murabeshya, ntago yigeze ageze gute, ntimugasebye muri abakirisitu, ntimugasebanye. Bahita bamuhishira. Imana yarambwiye ngo abantu basigaye bahishira ikinyoma. Ikinyoma uzi ukuntu cyubahwa evo? Ikinyoma kirubaho. Iki kinyoma ucyambariraho ku ikote, warangiza ugatambuka ukagenda. Iyi mihanda bituma umuntu wari uzwi ngo ni umutumishi cyangwa se ni umukozi w'Imana yiyaturiraho ibibi kandi bikamusohoraho. Abyiyaturiraho. Umwe yaravuze ati ngewe ndi umuhanuzi w'Imana, ati ninasuye, ati runaka nadafungurwa, ati ngewe nzahita mva muri, sinzitwa pasiteri, sinzitwa runaka, sinzitwa umuhanuzi, tayari nzahita njya gushinga ki? Akabari. Macumbi y'indaya kuyibagiwe se? Hazaba harimo icyokezo, ariko ndizere ko hazaba harimo icyokezo. Ushaka rero kuzajya muri ako kabari se? Kujya kwisengerera?
nzajya kumuteza imbere ngurire y'akaburushenti n'agafanta ubundi nahe ubundi niryamire. ariko se ubundi hari uko yanavuze ati gazaba ari Imana ntago azaba ari Imana yantumye ahubwo azaba ari Satani. si byo se nakubwiye ngo abantu bazajya bigaragaza baba ari bo. Sinakubwiye ngo iyi mihanda ije kugaragaza abantu b'Imana n'abantu ba Satani. Ntago ibi bintu nabikubwiye. Mureke mbabwize ukuri, igihe ni iki ngiki cy'uko Imana yigaragaza. Igihe ni iki cy'uko Imana yigaragaza. Imana ije gukora. Bundi ntago hari icyo mutaramenya. Imana ije kubisobanura. Imana ije kubisobanura. Ahubwo adutumire wa mugani tujye kugataha evo. Adutumire. Se twajya gutaha akabarira. Urajya kugataha. Njyewe n'amacumbi y'indaya. Nose urumva igisigaye ari iki? Imana irihangana kabisa. Naravuze ngo nuze ukavuga ngo runaka ni indaya. Bisobanuye ngo ari uburaya muzaba mwarahuriyemo. Uranyumva neza? Bundi icyo uvuga nicyo kikugaragaza uwo uriwe. Uko niko kuri kw'Imana. Icyo uvuga ikivuye mu kanwa kawe nicyo kikugaragaza uwo uriwe. Nta murokore ucuruza akabari. Urumva? None se nimba wihanisha ngo ihane kunywa inzoga, kandi Bibiliya nimbivuze ngo vino ni umukobanyi, kandi inzoga irigize gute irakubaganisha, hanyuma bahita bagendera mu ijambo rivuga ngo kubw'inda yakunaniye ngo ujye unywa gakeya. Aho baburira iki? Ubwenge. Ariyo mpamvu bafashe inzira yo kujya gucuruza iki? Byeri. Ako n'ubundi ngo hari abantu bari bafite insengero bahinduye utubari. None se iyo ubona Imana ivuga ngo iyo ubona Imana ivuga ngo kubera ko mwaze kunyumvira ngo nje guhemba no guhana. Nimba barimo aho kugira ngo babwire abantu kuva mu byaha, ahubwo bakahita borora ubusambanyi, akaba ari bwo bagera gute bashyiramo ingufu cyane. Agakiza kabo karagaragaye rero. Aha, Damu. Karame. Byari ibivuga kuri iyi mihanda. Kuri iyi mihanda. Imihanda tuye tuyiretse. Iyi mihanda tuye tuyiretse. Twivugira ubutumwa bwiza. By'iyi mihanda nibyo nyine. Ariko reka kaba kajemo. Ariko reka dusoreze kuri aka kantu. Reka dusoreze kuri aka kantu kuri kumubwiriza 2:26 wadusomere ivo twite tunasoza. Mubwiriza 2:26 Bwiza 2:26 kuko unezeza Imana ari we iha ubwenge no kumenya n'umunezero, ariko umunyabyaha imuha umuruho ngo asarure arunde abone ibyo guhunezeza Imana. Urekeraho nushaka urekereraho, kuko unezeza Imana imuha ibintu bitatu: imuha ubwenge, kumenya n'umunezero. Ni ibintu bitatu umwana w'Imana aharanira. Ni ibintu bitatu umwana w'Imana aharanira. Hanyuma umunyabyaha rero wumverera abagiye gucuruza utubari. Imuha ngo asarura arunde. Nagenda acuruza akabari aze ariko wa Mana abone ibyo guhunezeza Imana. None umunyabyaha imuha ngo umuruho ngarunde abone ibyo guha unezeza Imana. Si biri muri Bibiliya? Reka dusoreza. Ntibaze kuntera amabuye. Damu. Karame. Urakoze cyane. Yego. Reka ngushimire kubw'umwanya uduhaye kubw'iki kiganiro. Yego. Ibiganiro byacu byana akagaruka, abandi banyarukiye kuri Damu Agakiza TV show. Banyarukire. Yego. Ukeneye kuvugisha nimero za ndazipiningaho. Sawa. Kadushimire n'abadukurikiye ibiganiro byacu byana akagaruka. Shalom.